bizaza bikibishura. Nakoze haleluya. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma nk'abageze mu zabukuru turashaje ariko dushazanye n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero tugiye gusoma turarusanga muri Matayo ibice 25 turahera ku murongo wa 14. Dusome mu izina rya Yesu. Icyo gihe kizagirira abantu umugaragu wari ugiye kuzinduka, nuko ahamagara abigishwa abagaragu be ngo abasigire ibye. Umwe amuha itarani 5, undi amuha 2, undi amuha 1 uko umuntu ashobojwe, aherako arazinduka. Uwahawe itarani 5 aragenda agenzuramo izindi tarani 5. Uwahawe 2 nawe abigenza atyo, aragenda ateruramo izindi tarani 2. Uwahawe 1 aragenda acukura umwobo atabamo itarani ya shebuja. Iminsi myinshi ishize shebuja w'abagaragu araza ajya kubarana nabo ibyo yabasigiye. Uwahawe 5 araza aravuga ati, databuja wampaye itarani 5, ngizi nagenzuyemo izindi tarani 5. Shebuja aramusubiza ati, nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Uwahawe 2 nawe abigenza atyo, araza abwira sebuja ati, databuja wampaye itarani 2, narazigenzuye ngize nagenzuyemo izindi tarani 2. Shebuja aramubwira ati, nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Uwahawe 1 nawe araza aravuga ati, databuja nari nzi yuko uri umunyamwaga, usarura aho utabibye ugahunika ibyo utagusoye, ndatinya itarani yawe ndayihisha. Shebuja aramubwira ati, wa mugaragu mubi we, wa munyabute we, ko wari uzi ko mboneka ibyo ntagusoye nkasarura aho ntabibye, iyo tarani wari ukwiye kuyiha abayigenza, nanjye naza bakampana n'inyungu zayo. Nuko nibayikwake bari ufite itarani 10, kuko ufite wese azahabwa, udafite na akongererwa, udafite nawe azakwa ibyo yari afite. Kandi uwo mugaragu mumubohe amaboko n'amaguru, mumujugunye hanze aho abazabije bakahekenyera amenyo. Mwakire neza ijambo ry'Imana.